sinzi niba biri kumvikana kuko hari nabo dusengana ibiyita abakirisitu atari abakirisitu simubizi se ndabazi cyane hari abo twagiye duhura kenshi ariko atari abakirisitu ni ukuvuga ngo rero wowe ubwawe niba usenga Imana imukuri mu mwuka tukamusaba Imana ati ndifuza kuvurwa indwara iyi n'iyi kandi uzabona umuvuzi Imana ikubwira kumuvuzi muzima atari umupfumu. Ntabwo wari wagera ahantu wicaye mu rusengero ngo turagusuhuje wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe wowe uri mu Rwanda wowe uri Burundi wowe uri hirya no hino mu dukurikira Uwiteka nakomeze abane namwe. Uyu munsi ni umunsi uri special, umunsi tugiye kuganira ku cyigisho cyangwa se ku magambo make abantu bakunze kwibaza, cyane cyane abantu b'abakristo cyangwa se abantu twese dusenga. N'amagambo avuga ngo ese ubukristo ubuvuzi gakondo ibi bintu bihurira hehe? Turi kumwe n'umutumirwa wacu, turi kumwe n'abatumirwa benshi, ariko reka tubanze twiyakire muganga Clement. Ubwo iyo title nsizeho ya muganga Clement ni ukugira ngo mubanze mwumve yuko ari muganga, noneho akaba ari n'umukristo kugira ngo aze kuza kuduhuriza ibi bintu. Ariko reka abanza basuhuze. Ndabasuhuje inshuti za Musabyimana Jacques, Imana ibahana umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umubyeyi hano nawe yaza akabasuhuza kugira ngo nawe aze kudufasha muri iki kiganiro. Nanjye ndabashuhuje bakunzi wa Musabyimana Jacques, amahoro y'Imana abane namwe. Nababwiye yuko uyu munsi ari special, ntabwo ari twe gusa, turi kumwe n'undi muntu w'umupapa nawe ashobora kubasuhuza maze mukicara mugasasa akabogi harya niko abagabo dutera agatebe abadamu bagasasa agasamba. Murakoze cyane maze tukaganira kuri iki kintu. Nawe nabasuhuje. Nanjye ndi inshuti ya Musabyimana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu munsi turagira ngo tuvuge ese ubukristo mu gihe gisa nk'iki burakwiye yuko umukristo yaba yatera intambwe akajya kwivuza. Nge ndabanza mvuge kuri iki. Birashoboka yuko umuntu ashobora kujya kwa muganga akavurwa uburwayi bukanga, ariko kera byari bizwi yuko umuntu ashobora kugenda bakamurasaga bakamutera ibintu n'imyotso harya n'ibisi bakamukubitaho ibintu by'imyotso bakoresheje uruhindu yavayo agakira. Ariko ibi bintu ntabwo bikiriho, ariko hari ubundi buvuzi gakondo dusigaye tubona. Ese uyu muntu wavuye kwa muganga babuze mw'uburwayi, kuko kuri chano yacu turababwira ngo nimubanze mujye kwa muganga, ariko uyu muntu wabuze uburwayi kwa muganga kandi akaba ari umukristo, niki niyihe nama mwamuha? Murakoze cyane. Ngira kenshi iyo ugiye kwa muganga gakondo niyo waba uri umukiriza baravuga ngo yagiye he? Kwa muganga gakondo hoya hari uko ndi babivuga mu bapfumu, wigira isoni zo kubivuga mu bapfumu. Ariko tugiye mu ijambo ry'Imana ritubwira twinjira mu gitabo cyitwa Bibiliya Ntagatifu. Yego, nkunze kubivuga inshuro nyinshi. Bibiliya Ntagatifu ni mu Giswahili, mu Kinyarwanda ubwo ni ngoke? ubwo ni Bibiliya yera. Bibiliya yera. Ese abakristo turagira Bibiliya yera cyane rwose. ubwo na Bibiliya Ntagatifu rero muri Bibiliya yera. Aha, iyo winjira mu isomo ry'umuhanuzi muto witwa Mwene Siraki cya 38 umutwe w'amagambo uravuga ngo kwivuza bijyana no gusenga. Sinzi rero impamvu wowe usenga wumva yuko utagira gute utakwivuza mutarakomeza. yego. Uyu mubyeyi yadufasha. Iyo wumvise ubuvuzi gakondo wumva iki? Ubundi akenshi imbere narasobanukirwa iby'ubuvuzi gakondo, numvaga ko umuntu wese uvura muri gakondo ari umupfumu. Yego, none ubu Ariko ubu narasobanukiwe, namaze kumenya ko ubuvuzi gakondo atari ubupfumu, ahubwo Imana yashyizeho ibimera kugira ngo bifashe abantu bayo. uyu mupapa nawe araza kudufasha kugira ngo tuze guhuriza ibitekerezo hamwe, ndetse n'abadukurikiye mwandika muri comment kugira ngo tuze gusobanukirwa nyirizina ubuvuzi gakondo bumvi. Yewe ubuvuzi gakondo cyo mbyumvaho
kuri abo baganga babukoresha mbona baranazigiye kuko ubuvuzi gakondo nkimara kububona nkabona ikimera kiri munsi y'urugo rwanjye arambwira ngo genda ugitotoreho wenda ugikoze ku nda ibyudurumbanyije birasuza wizeye nkagenda munsi y'urugo nanagisize munsi wanjye y'urugo nkagikora nkizera ariko ubundi ibyo bambwiye nibyo koko ngasigaho ngaho mu minota mike nkumva mu nda ibyidumbanyaga biratuza birakise icyo gihe mpita nizere ko ikimera abaganga baba barazigiye. murakoze turagaruka kuri muganga ese ubuvuzi gakondo n'ubupfumu kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina tuzi ibyo turi gukora ubuvuzi gakondo n'ubupfumu byaba bitandukanira ntaho bitandukanira ahubwo wowe byita ubupfumu wowe ukabyita ubuganga ubuvuzi gakondo ufite uburyo byumva hari imyumvire umuntu afite hari niyo nanjye mfite nawe ufite yego iyo bavuze ubuvuzi gakondo akenshi n'undi bose bakaraswa mu bapfumu siko bimeze se yego abantu bose bashyirwa mu bapfumu yego ariko nutivurisha ibimera bunagera ngo wenda twinjira n'uburyo bavura hari abavurisha imbaraga bifitiye ubwabo sibabaho se yego hari n'abavurisha ibimera hakaba n'abitwa abakoresha imbaraga zabo ubwabo n'abakoresha ibimera ibi bintu mu bidusobanurire kugira ngo ntabwo ari imbaraga zabo ubwabo hari abakoresha imbaraga bavanye ahandi mu imbaraga z'umwijima nazo zirahari ubwo ni kwa kundi se bavuga ngo babikura kwa satani hari n'abakoresha imbaraga imana yabashyizemo yego zose zitwa iki bivuze ngo imbaraga ariko hakaba icyo bita imyuka mibi n'umwuka w'imana njyewe hari igihe cyageze nkumva ngo umuntu araterekera yego izo ni imbaraga akoresheje z'imiterekero ziri mu myuka mibi ubwo ndashaka kugira ngo tuze kumena umutwe nyirizina umukristo nihe yakagombye kuba ari kwivuza byanze hahandi kwa muganga ariko ubwo mujye mwatubwiye akaba yatinye kwivurisha ibimera cyangwa kujya kuvurwa n'umuntu ukoresha ibimera yego nicyo washatse kumenya yego kuko bavuga ngo bafite izindi mbaraga bakoresha izindi ntabwo ari imbaraga imana yabashyizemo na Mose twamwita umupfumu ukoresha imbaraga zindi kuko nawe yakoresheje igiti kandi amazi avamo usharira abantu baranywa barahembuka umupfumu se kandi none ubwo Mose uvugwa muri Bibiliya yego yakwitwa umupfumu ate kandi ntekereza yuko uko mbitekereza sinzi nawe uraza kutubwira abapfumu nyine ni ba bantu bamaze gukura imbaraga ikuzimu sibyo se bari gupfumuza udufashe ariko uretse gato ubundi ijambo ubupfumu bava twaba turiretse kuko nuryinjiramo cyane uzanasanga na kera na kare ijambo ryarahoze iryo zina ryarahozeho ahubwo abantu barifata ukundi kuntu bakarigenera nk'izina ribi cyane sinzi njyewe ku bushakashatsi nakoze nasanze umupfumu ntabwo yari umuntu mubi kuko yari umuntu ugira gute ureba ibizaba yego akaba yaburira abantu ubwo se saba ni abantu imana yarashyizeho yebe n'abahanuzi ubundi baba ari abahanuzi ariko baje kubita iryo zina nyine ngo iki abapfumu uzakora ubushakashatsi uzareba umupfumu icyo ari cyo muduhaye umukoro ni umukoro wo kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa nawe uvuga ngo abapfumu azashaka aho kujya by'ubushakashatsi ko gusa kenshi na kenshi ngiye numva ijambo umupfumu araguterereza arakuruga yego aravura akanaruka sibyo yego nicyo bita niko byumva ko nitwa ko ari umupfumu ariko nturakora neza ko uriya muntu uri guterekera hariya ari guterekera iwanjye kwa murundi bigende gute ari umupfumu none atari umupfumu biriya bibaraga arimo arakwega arimo akurura ndetse hari ibyo ari kukuhiriza hari n'ibyo ari gukurayo aguterereje n'ibyo kwande ibyo kumuroza nshobora kuza kukwivuza turabizi n'ibindi atari izindi mbaraga zindi bakohereza none se ko uwo muntu wamugira nimbikubwira uhuye na muganga Kerema nkabikubwira ngo hari bakoherereza nanjye uzanyitse umupfumu
nzakwita umuvuzi kuko nje ngo umvure bya bindi. ariko ibyo nkubwiye bakohereza wowe ntubizi, njye ndabizi, Yego. namaze kubibona kandi nabonye ibyo utabona, ubwo uzanyita iki? nyine naho ngaho ubwo nimuseme niyo mpamvu navuye mu ijambo bita umupfumu rero tuyishyire ku ruhande kuko umupfumu ni ukureba kure ubu ni ugupfumura. ni ibintu biri mu bwinshi udashobora nshaka gukora gufata wa mukristo uri mu rusengero babwiye ngo wijya mu bapfumu kandi akaba azi yuko abavuzi gakondo bose ari abapfumu. ari abapfumu. Uyu muntu ndagira ngo tuze kumuha umucyo dusoze kino kiganiro byibuze nawe hari uwo muntu rero naguciye mu ijambo najya kwivuza kuri uwo muntu ubundi akenshi ngo tubanze dusenga urebe n'ibyo akoresha. Niba uri umukirisitu koko genzuza amaso y'umwuka. Sinzi niba biri kumvikana kuko hari n'abo dusengana ibiyita abakirisitu atari abakirisitu, simubizi se? ndabazi cyane. Bahari se? hari abo twagiye duhura kenshi ariko atari abakirisitu. Ni ukuvuga ngo rero wowe ubwawe niba usenga Imana mukuri mu mwuka pfukamusaba Imana ati ndifuza kuvurwa indwara iyi n'iyi kandi uzabona umuvuzi. Imana ikumubare ku muvuzi muzima atari umupfumu. ntabwo wari wagera ahantu wicaye mu rusengero ngo nugeramo bakubwire ngo nukoresha ibi bimera uzaba winjiye mu bapfumu kandi ibi bintu ntibikwiye. Nukoresha ibimera uzaba winjiye mu mujyo wo gukoresha kuvurwa na yego. none se ubwo tuvuga ko Imana yashyizeho ibimera kandi bano bantu n'abantu barambitsweho ibiganza bari kubikubuza. Tujya ku ruhande rero twumva ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi 119 umurongo wa 3 turatubwira ngo Uwiteka ujye unyigisha inzira y'amategeko wandikishije kugira ngo nyitondere kugeza ku mperuka. Umubwenge kugira ngo nitondere amategeko yawe nyitondesheje umutima wose. Uncishe mu nzira y'ibyo wategetse kuko ari byo nishimira. Uhindurire umutima wanjye kubyo wahamije ariko si ku ndamu mbi. Murakoze cyane rero iki kiganiro tugikomeje bwakwibera bugaca kuko iki kiganiro ni cyiza ijana ku rindi ndetse nabwira umuntu uwo ari we wese udukurikiranye nushaka gukomeza kumenya nyirizina imva n'imvano y'ibi bintu turahari. Tuzasaba na muganga Clement azaba ahari nk'umukristo, tuzasaba n'aba babyeyi bazaze badufashe gusobanukirwa. Ikiganiro ndakishimiye rwose natambukaga ariko uburyohe bwacyo uzambabara uzantumire. Murakoze cyane Uwiteka guhumugisha. Yego uyu muganga uzongera umuhuze nawe kuko nkeneye kuzamubwira byinshi bihambaye. Mama nawe utazabura. ntabwo nzabura nanjye mba ndemerewe wa mugabo nzamusanga agira uko agenza. Murakoze cyane rero ubwo twagiraga ngo tubwire abakristo ahasigaye naho ubutaha mwebwe nimwandike muri komenti mutubwire yuko mukeneye iki kiganiro ubutaha cyongere kinyureho kandi ibi bintu mwe kubyiharerana mugende mubisharinga mu magrupe mubamo kugira ngo twese tuze gusobanukirwa neza nyirizina ubukristo muri iki gihe ubuvuzi gakondo. Uwiteka akomeza abaho umugisha ibihe byiza. Murakoze.